waramutse ma wambabariye ciye bugufi mu mutima wanjye nukuri ninjoro ntabwo wigeze umvugisha nakuvugishije uranyihorera none n'ubu ngubu ma wambabariye koko ubu urabona nzakomeza kubaho mu buzima utarimo kumvugisha bikamarira iki ubu se kubaho byaba bimara iki mama wanjye atamvugisha ubu kubera uriya muhungu ugiye kwanga umukobwa wawe umwe w'ikinege rwose umwange wange kumuvugisha ubu kuva igihe twavuganiye cya gihe unambabariye kubera ibintu nakubwiye njye nari nzi ko ari byo biri bworoshye numvaga basi mbabarira wambabariye ko nciye bugufi mu mutima wanjye mwese ubu amaherezo y'ibi bintu ni ayahe koko igihe cyose ntabwo uzajya umvugisha Numéro composé n'est pas accessible en ce moment. Veuillez rappeler ultérieurement. Numéro composé n'est pas accessible en ce moment. Veuillez rappeler ultérieurement. Mama wanjye ni amahoro kweri ko nimero ye itariho. Hello, Tarite. Ni byiza bya. Umeze ute? Meze neza, wowe umeze ute? Nanjye meze neza. Ariko ntabwo meze neza cyane. Wabaye iki se byagenze gute? Warwaye? Oya ntabwo ndwaye. Ndi guhamagara mama ntabwo fone yiwe iriho. Ntabwo muheruka. Oya ntabwo duherukanye. Ubwo nahoze numva ndi bubasure ntabwo ahari se mama yaragiye yagiye ryari ko ayo makuru ntayo nzi amaze igihe yaragiye aho yagiye urahazi oya ntabwo mazi ko numva bitoroshye diya ntabwo byoroshye kandi yari yambwiye ko ari buze kumuhamagara none icyumweru kigiye gushira amuhamagara nimero ye ntayiriho gusa ntiyaba yaragize ikibazo ntitubimenye oya ntabwo yagira ikibazo ntabimbwire ihangane ndaje nanjye mumeze muhamagare turaza kumva ko turi bujyayo wenda tukabona nimero ye utakora uko ushoboye ngenda umva nkumbuye mama reka nze nshaka ukuntu nkomeza kumuhamagara nanamwandikiye kuri WhatsApp ubwo ndaza kukuvugisha sawa urakoze turabihangane
wambabariye koko wambabariye ku ikosa ryose naba narakoze mu buzima bwe mpawe ugize naho wagize ikintu cyo kunguka kubera ari njye ukiguhaye mana koze igihugu wambara ukambwira ikindi kintu naba narakoze hari ikindi kintu uri kumpora wambabariye nk'uko niba ari igihano ko numvishije koko mama wambabariye mama wanjye wambabariye ngo ndakwinginze ngirira impuhwe mana arize mbabarira ngirira impuhwe nk'umubyeyi wanjye mama ndakwinginze Yo, bimeze bite? Utangiye amatiku muri iki gitondo umwana utaranacya. Hehe se ndajya kugutamo hehe aya masaha. Gabanya amatiku mwana. Oya mwana ngenda babaye bya hatara uzi ukunira kipe yacu yari yakinye fresh mwana wapi byapfu byapfisha badutsinda cyagiye kuri mukino wabanje baze ko nanarebye ira finale ndahari mwana ndi kwireba none nyivanga na filime nashiragaho iminota 2 ngahita mpindura oh yes oya mwana dureke izo ngizo oya ubu ngubu ndi mu kazi ntago waza hano shawa warasaze kabisa wapi n'ubu nibese kugira ngo ase man ntago cyo dupfa nicyo ngicyo rero abana hano hose abana ubuse hano ndurumva ari umwana uri kurira shari fake kabisa oya man oya nyine ngenda cyababaye byahatari ndumva n'ikintu nshaka kwitamo bane kuba twaratsinzwe nyine ntago ngiye oya nubizi se ko nyine ntari umufana wa football wapi ngiye ni basket movie music aho mba ndi fresh kabisa buretse gato buretse nakiri no mukiriya ndaje ndaza guhamagara nari So, natenze Igo. Umeze ute? Imvaka mbanze tsere hano banka. Umeze ute? Neza. Tujye kwa muganga. Sekakanya n'ingo. Shamaze warembye. Mva ufite n'umuriro. Se hari ikintu wafashe?
Shambabarire natinze nabuze umuntu nsiga ku kazi nabuze ukuntu mbigenza kandi sinari bufunge wandakariye ndakunda subizi ndakunda cyane nese tujye kwa muganga tumva ndi kumera neza oya none se wafashe imiti hari imiti wabonye ayo nayo nanyweye kare njye rumwe ku mazi sibyo ndumva bishye nese urashaka iki ndumva bishye urashaka iki mbwira ikintu ushaka urashaka iki mbwira ikintu ushaka nshaka nk'ibintu nyine bitarimo amavuta ukuntu bisa nk'ibitogosheje ushaka ibintu bitogosheje sheri inkoko itogosheje wayishobora igo nta kibazo uri bibashe noneho ngiye kugenda mpahe hari ikindi kintu kiri muri iyi nzu nta kintu kirimo nitenze ngo utekere se uri bubirye nutabirya ndababara gerageza ngiye kugenda mikore ako wihangane ubu uri kunywa ku mazi ufite umuriro dore urimo kubira icyuya sibyo ndaza kumera neza ndagukunda ndagukunda sheri nutabirya ndarakara gerageza muzane iki kintu cyo kunywa musari ikintu nshaka ko byose bibishye mbwira muzane iki akaji shaka amata byibuze amata ese sho imiti wanyweye nzanye akantu gahiye tukagasangira hari ikibazo nese ubwo ngubwo turirwana nta kintu wafashe kari bugutera imbaraga wasanga ibyo bintu aribyo byanandembije ya nese hari ukwiruka kunywa inzoga basi amata byibuze iyo mata basi birajyana n'umugoroba ukamenya twameze neza yego ndaje ngutekere witeho nguhe keya zose zishoboka ku buryo urugero nimugoroba wakize akoze ishiri ndagukunda rero ndagukunda kereka ngende ndahita nibuka nta kibazo ntabwo ndi butinde witeho nari mfiriya upfe kwibukana kawunga nyine zana inzoga icyuma atari kabisa ko bitazoroha aya mafaranga tuzayarya turya ubu nagaruka ndongera ndembe umva sheri umujama yambwira bweje mwaka amafaranga arayanyima arambwira ngo ninze nyifatire ubaze ndi mu mihanda za Gikondo ahantu ntazi ndahagaze kugira ngo nje ngomagare noneho ndi kugendana envelope sha bya bindi twigize ngo ntitwagendana ama envelope mfite envelope ahubwo ejo nzamfite agafuka njya guhaha kubera uriya musore arenda kunsaza none yarwe kandi ndamukunda ampanga ibihumbi 100 byonyine nibyo bitumye yambwira bweza ibihumbi 100 byonyine sha aho ngiye kugenda nite kuri uriya mutipe kuko ndamukunda ibwo sha sawa turaza gusubira ya mbona ubabaye ubwo ndakinguye mbona umeze ufite ikihe kibazo ibyo nta kibazo mfite shadiya wambwiye basi reka nkubwire njye niba udashaka kumbwira ikibazo ufite reka njye nkubwire ikinzanye diya ngeze ahantu ho kumva ntazi ikintu ndi bukore mu gitondo mama wanjye yabyutse ndabwira mama waramutse
aranyitegereza kwa kundi ko yarakaye aca kandi ndavuga ati mama wanjye muri bishoboka byose ndiye ko twasubirana muri modo nziza simuhaye icyayi yakimena arakimena yaragiye no kukimena icyayi umukoreye icyayi yanga kukinywa yakukimara arakimena nta jambo rye nakubwira ntigeze ambwira nabi kuko ntabwo ari kumvugisha aranyihorera njye sinzi naba niyo ari kumbwira nabi byibura naba naho pe akodiya mu mujyi nta kintu na kimwe nta jambo n'iri na rimwe byibura yaba yambwiraga nabi bikaruta kuba yaceceka gutya gusa nkanyihorera ntabwo umuntu nicyo ari gutekereza habe mbwira ikintu ndi gukora wangerageje ukamutwara gake nawe wama ndimo ndakuvuga ngo wama kongera agasura uko yameze ukagirirwa mbwira nabi ndi kwigengesera ikintu cyose gishoboka ngira ngo ambwiye ngo mwoze niyo mahirwe nawe mbonye mu buzima ugeze aho umuha ibiryo akabimenya ukamuha icyayi wibaze mama wawe munyereka bamubwire nayo mfite ibibazo bitanyoroheye ibiza mama wanjye mve ko kuva cyagiye twatandukana twaravuganye bukeye bwaho turongera turavugana ako baciye neza turongera kuvugana ndamuhamagara nimero ntayo ndi kumuhamagara ntabwo iri gucamo n'umaze no guhamagara andi ibaze uko natazi ko mama wanjye yagiye kandi nzi ko ari umuntu wa hafi ibaze ese tante wawe bari cyacika mbese mama wawe yabaye simbizi nanjye nta makuru mbifite ko mwibuka mpamagara mbaze uko meze nimba nta rundu nagize Cynthia ubundi kuki mama wawe yagusize muri iyi nzu wenyine ko yego yari yambwiye ko atazatinda none na nimero ye nayo iriho mwese ubu turaba bandi ko nanjye umufite mu rugo atari kumvugisha noneho nawe nta nubwo arimo telefone ye ntiri gucamo biragenda bite koko uzi ukuntu mba ntekereza mama wawe iyo aza kuba ahari rero kuba ari kumfasha mama wanjye ibi byose ntabwo byari kuba bigeze aha ngaha nta kibazo mfite amafaranga yari yansigiye yanshiranye none sinzi uburyo ndibuze kandi na ate nawe ukuntu mwumvisha ntabwo namubwiye ngo nyirize amafaranga mwese umuntu utazi ko mama wawe yagiye ubundi waba umubwira ibiki akanana ndiya wihagarareho none se ubundi n'imihagararo n'ubundi njye uzi iwacu nk'ibihe biryo umunsi mama wawe mbonye n'ukuntu uzi uburyo yanyirukanye muri uriya rugo ndiyareka akunziza umva mubwire mama wanjye rwose nubwo hari umutima mubagira ariko we ntabwo yakwima ikintu cyo gukora wowe ubushuti afitanye na mama wawe urabuyobewe koko ariko ntuzasaba uwo mutanti wawe kuki se watamenya amakuru y'umuvandimwe we shamunye njye simbizi ntabwo nzi impamvu ibi byose nimba ari ibintu by'Imana ntabwo nzi impamvu pe kamubwire dukwiriye gusenga pe dukwiriye gusenga ko nta kindi kintu muri ubu buzima dushobora kuba twabona si gusenga njye kuryama ngasenga nabyuka ngasenga ese ubundi bamubwire kugeza igitekerezo waretse tukagenda ukabwira mama wanjye ngasubira mu maso ya mama wawe nyine uva mubwire akumenya uzi ko unyanga uribuka ukuntu yansohoye nabi mbese mubwire wowe twagiye ukabaza mama wanjye ko ushaka gusanga azi amakuru ya mama wawe kandi mama wanjye ni inshuti na mama wawe nta kintu bajya bahisha nta kintu yamuhisha wenda ushobora gusanga abizi ukagira amahoro we nubona agiye kugukubita uvugire ku gipangu ugende nyine waciye make navuga ko ndi ikigoryi uvuga uti munyana ni ikigoryi icyo gitekerezo cyanjye kandi bafite ubwoba reka nkubwire wigira ubwoba we ikintu kiri bugufasha navuga ngo munyana ni ikigoryi uvuga ati yego cyagiye nuko washatse kumvuganira ubu ntinyuke mvuga ngo uri ikigoryi hari ikibazo se twabyumvikanye se we reka tujyane umubaze amakuru ya mama wawe byibura wumve ko we hari ikintu azi uzi ko mama wanjye na mama wawe bavugana umunota ku wundi uzi ko bavugana kuruta uko njye mama wanjye mvugisha biba wese ko bagirana twinshi wowe wakabajije mama wanjye byibura ukabona amahoro ko ngiye mbimubajije yazajya kuvugana by'akabinyurira ntabwo bafite ubwoba nk'iki ntabwo uzi ukuntu mama wawe yansohoye uzi ko n'iki yankubise zikiri kumva ese simbizi byose we reka tugende hapfa wavutse